nibwo ngiye gushyira indirimbo ya mbere hanze, indirimbo yitwa AMASHIMWE. Hari ukuntu ibintu biza bikakuzura ukumva uruzuwe cyangwa se ukumva uranezerewe mu mutima, indirimbo zikamanuka. Ubwo ku bantu bajya bandika barabyumva cyane, hari ukuntu bikuzamo. Rero iyo ndirimbo nayo yaje nsubije amaso inyuma, hanyuma mbona ko amashimwe akwiye Uwiteka wenda. Amashimwe na yawe wawure bibitariho ukabishusho. Bakunzi ba Trust Music TV tubahaye ikaze. Murabizi ko tubagezaho ibiganiro byiza kandi biryoheye amatwi mu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, indirimbo n'ibiganiro, ariko byose bivuga ubutumwa bwiza. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Tuhaye ikaze abantu badukurikiye bari mu Rwanda, abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Dushimiye abakoze subscribe, dushimiye mwebwe mwese mudukunda, mwese buri muntu wese ujya utanga umusanzu kugira ngo ubutumwa bwiza dutambukiriza ahangaha bugende neza kandi bugere kuri bose. Ni ukuri tumusabiye umugisha. Twakiriye uyu munsi rero umuhanzi, mwana muto cyane ariko ufite impano ituma ahita aba mukuru. Reka tumuhe ikaze, nadusuhuze mu buryo bwe, tumwakire. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo cyiza cy'umunsi w'umunezero. Tuzamubona maze duhore turirimba indirimbo nziza ya Mose y'umwana w'intama. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo cyiza cy'umunsi w'umunezero. Tuzamubona maze duhore turirimba indirimbo nziza ya Mose y'umwana w'intama. Hozana, 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 ashimwe muri rya zina ry'umwana w'intama. Hozana, 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 ashimwe muri rya zina ry'umwana w'intama. Nabiyebya ntandukanya nayo. Ibyo nitabi bibizanisha ibyiza, ibyiza kuri jye si ibyo nifuza, ahubwo nibyo umuremyi anyifuza. Nyuzwe n'ubuntu bwe, niwe cyuzuzo cy'ubuzima, niwe mpano ikubiyemo byose. Ibyiza kuri jye si ibyo nifuza, ahubwo nibyo umuremyi anyifuza. Nyuzwe n'ubuntu bwe, niwe cyuzuzo cy'ubuzima, niwe mpano ikubiyemo byose. Urampagije Yesu, reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Urampagije Yesu, reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Rirekuye, rirekuye, utanga ubugingo bwawe, ubugingo bwawe, kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke.
kugira ngo ubuzima bwanjye ubuhindure none 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 nubwo amagambo yanjye ataba menshi Yesu ushimwe kuko ndamahoro mutima wanjye uraguhimbaje uranezerewe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi Mana ushimwe uko biri kose kandi mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro. Wow kabisa uririmba neza. Murakoze cyane. Witwa nde? Tubwire amazina yawe. Nitwa Simoni. Izi byose Simoni. Simoni izi byose. Umusitari mushyashya kabisa muri ino industry. Urugendo rwawe mu muziki rwatangiye ryari? Susi ubwo rutangira? Komeza nta kibazo. Tumva ubu ngubu ari bwo rutangiye. Kuko hari ukuba umuntu yarasanzwe ari umuririmbyi, hari no kuba umuntu none hagiye kuririmba officially. Rero navuga ko noneho ngiye kuririmba officially ubu. Rero nibwo rutangiye. Ubu nibwo ugiye gutangira kuririmba? Nibwo rutangiye cyangwa se rutangiye twatangiye muri Aturanda kuko ariho nagaragariye. No kuba viral kuriya niho byahereye. Rero navuga ko ari hariya nyirizina urugendo rwahereye. Okay. Murakoze cyane abadukurikiye murabona uyu muntu ni umuhanzi mushyashya. Ni impano iriho uyu munsi. Ni impano twakiriye kuri Trust Music, ni impano nshyashya ariko mwabyumvishe ko ari impano ishoboye. Simoni uratubwiye ngo urugendo rwawe rw'umuziki nibwo rutangiye. Yego. Ese bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko aribwo ufite projet, nibwo winjiye muri projet z'umuziki? Ese bishatse kuvuga iki? Dusobanurire muri rusange. Bishatse kuvuga iki ko urugendo rwawe aribwo rutangiye? Kuba urugendo aribwo rutangiye kuvuga hari ukuntu umuntu aba asanzwe aririmba, asanzwe yandika, kuko nabyo ndabikora, indirimbo nyinshi nigiye uziyandikira, ariko bikaba biguma mu makayi cyangwa se aho yabyanditse, n'izo ndirimbo zikaba ziguma muri dushe kuko abenshi niho turirimbira. Buriya abantu benshi niho baririmbira. Rero kuvuga ngo nibwo umuntu atangiye urugendo, nuvuga biba bivuye aho ngaho, noneho aho bitumvwa ni wabo gusa, ahubwo n'undi muntu uri kure nawe akaba yabyumva. Nuvuga ngo nibwo giye gushyira indirimbo ya mbere hanze, indirimbo yitwa AMASHIMWE. Hari ukuntu ibintu biza bikakuzura ukumva uruzuwe cyangwa se ukumva uranezerewe mu mutima, indirimbo zikamanuka. Ubwo ku bantu bajya bandika barabyumva cyane, hari ukuntu bikuzamo. Rero iyo ndirimbo nayo yaje nsubije amaso inyuma, hanyuma mbona ko amashimwe akwiye Uwiteka wenyine. Ni indirimbo nshyashya yitwa AMASHIMWE. Yego. Wayitusangizaho gatoya? Tuzashyiraho ikiganiro ko tuzagishyiraho copyright ku buryo nta wundi muntu wayiyitirira cyangwa ngo ayigutware. Kora akantu gatoya kugira ngo batazanayitwara. Kora akantu gatoya kuri iyo ndirimbo twumve ukuntu imeze, dukopeze twumve. Kuyitwara ntacyo bitwaye ukuntu imeze. Ubundi ugira impungenge n'udafite icyo afite, ariko ufite ibyo akomora ku Uwiteka ntibijya bishira. Rero mu kuba bidashira ntabwo ngiye nagira impungenge ngo indirimbo bayitwaye. Oya rwose, ahubwo kuko ari byo mwifuje nta kibazo, reka tubikore. Okay. AMASHIMWE nayawe. Natangiye kuririmba igihe ntazi. Ntabwo igihe natangiye kuririmba cyo nkibuka nyirizina. Gusa icyo nzi nuko navutse mu bantu baririmba. Ubwo nshingiye ko papa yaririmbaga na mama akaririmba, mvuze ko nshobora kuba naratangiye kuririmba kera
kera sinaba mbeshye kuko urumva niba ubana n'abantu baririmba abakuru baririmba abato baririmba ukaza ubisangamo nawe guhita ufatira ukaririmba ni ibintu biba byoroshye cyane ariko icyo nibuka nigiye nakoze run ya mbere na riff bya mbere nabikoze byo mfite imyaka 11 nari ndi kwigana umuntu twari duturanye twa Keti na akora ikintu nanjye nkagenda ngisubiramo kugera igihe bya perfectinze bakambwira ko ndi kubikora kuko nari mbikoze bwa mbere ntazi ngo ni ibiki nyine byarangiye bibaye numva mbikoze